Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Amen. Aha ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, twishime, tubwire abantu neza yayo. Nkuko bisanzwe nababwiye ngo ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Rusi, ibice byaho ni 2, turahera ku murongo wa 6. Twumve icyo Imana ivugana natwe. Murakoze. Umutwe w'ijambo ravuga ati Rusi ahumba mu mirima ya Boazi amugirira neza. Rusi ahumba mu mirima ya Boazi amugirira neza. Murongo wa 6. Umusaruzi aramusubiza ati ni wa Mumowabukazi wagarukanye na Naomi avuye mu gihugu cya Moabu. Ni wa Mumowabukazi wagarukanye na Naomi avuye mu gihugu cy'i Moabu. Yambwiye ati ndakwinginze emera ko mpumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza yahereye mu gitondo n'ubu keretse akanya gato yinjiye mu nzu. Maze Boazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye ntukajye ujya mu mirima y'undi kandi ntuve hano. Ntukajye ujya mu mirima y'undi kandi ntuve hano. Uhange amaso ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Murongo wa 9. Yego. Uhange amaso ku mirima basaruramo ubakurikire. Niwumvise ko negetse abahungu ko bazakwakura kandi uko ugize inyota ujya ku bibindi unywe iyo abahungu bavomye. Aravuga ati ntiwumvise ko nategetse abahungu banjye ko batazakwakura, kandi uko ugize inyota ujya ku bibindi unywe kuyo abahungu bavomye. Rusi yikubita hasi yubamye. Aramubaza ati ni iki gitumye nkugiriraho umugisha? Ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga. Boazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye. Boazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utari uzi. Uwiteka akwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiriye munsi y'amababa yayo. Aramubwira ati nkugiriyeho umugisha databuja kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza.
ukabwira umuja wawe neza nubwo nahwanye n'umwe mu baja bawe nubwo ntari impwanye na umwe mu baja bawe Imana ikugirire neza Imana itugirire neza n'abadukurikiye twese dusomye amagambo agaragara ko ari maremare menshi ariko ni meza ni inkuru havuzwemo Rusi havugwamo Bowazi na Naomi uyu Rusi twumva uri kuvugana amagambo na Bowazi baganira uyu Rusi yarinde yari umukazana wa Naomi n'umugabo we Elimeleki babaga i Betelehemu y'Ubuyuda hanyuma ngo haba inzara haba amapfa haba ibibazo se baragenda barahunga bajya Mowabu bagezeyo bari bavuye i Betelehemu y'Ubuyuda bahunga inzara bahunga ibibazo bari bafite bahunga ubukene se mbese bari bagiye batagiye neza bafite ibyo bahunze ariko bagezeyo ngo baranabihasanga bararya barahinga bareza ariko mu minsi mike kuko yari yajyanye n'umugabo n'abahungu be bombi hanyuma ngo umugabo arapfa apfuye babahungu be bombi barashaka ngo bamare gushaka umwe ashaka umugore witwa Rusi ariwe twasomye Rusi hanyuma ashaka n'undi witwa ashaka witwa Orupa ariko nabo ngo baza gupfa bamaze gupfa Bibiliya iravuga ngo wa mubyeyi abagize ikibazo apfushije umugabo n'abahungu be bombi kandi yari mu gihugu kitari iki arangije yigira inama yo gusubira iwabo aravuga ati ntacyo ngikora muri iki gihugu icyari cyanzanye sinkibonye kandi aza kumenya amakuru ko abasigaye bejeje bakuwe neza abihanganye abatuje abatarahubutse kuko ibibazo bibonetse rero reka nkubwize ukuri ahangaha haba harimo isomo buriya umuntu w'Imana aratuza agaca bugufi ni ikibazo cyaboneka niyo haza ikibazo kuba warakiriye Kristo nk'umukiza bigusaba gutuza uba ufite umurengezi uratuza keretse yakubwiye ngo haguruka nibwo haguruka ariko ubundi iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza uratuza Imana itugirire neza uyu rero Naomi ngo yarahagurutse ajya i Mowabu ageze no Mowabu apfusha umugabo nubwo yashakaga ibiryo nubwo yashakaga ubuzima yashakaga imibereho yari imaze kuboneka ariko haza rupfa amutwara umugabo amutwara n'abahungu be bombi ngo yigira inama yo gusubira iwabo i Betelehemu ngo abwira abahungu be ngo abagura bakazana bari basigaye arababwira ngo nimwisubirire mu nzu z'abanyoko mugubwe neza Imana yanyu izabagirire neza kuko ntacyo nkibamariye ariko ngo bararira batera hejuru barasakuza bareba ukuntu ameze bareba aho bamusize bareba akaga yahuye nako abakobwa bagira imbabazi ngo ariko Rupa ahita asoma nyirabukwe arigendera hanyuma Rusi waramubwira ati mama mukecu ntunyingingire kugusiga kuko aho uzajya niho nzajya aho uzagwa niho nzagwa aho uzarara niho nzarara kandi ntiwongere kunyingingira gusiga ngo aramaramaza afata ibyemezo yiyemeza gukurikira nyirabukwe yiyemeza kubana na nyirabukwe aravuga ngo aho uzajya niho nzajya aho uzagwa niho nzagwa ngo ntunyinginge ntwongere kubivuga ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye ngo ariyemeza Rusi ngo akurikira nyirabukwe aravuga ati mukobwa wanjye wakurikiye mukamugabo wanyu ubu se ko ntakibyara ngo uyu munsi nanashaka niyo nashaka uyu munsi nkabona umugabo mwategereza igihe nzabyarira umwana hanyuma nkamugushyingira igendere narenze urubyariro narenze ikirwengukiro ngo Rusi aravuga ati sinshobora nariyemeje naragukurikiye naje mu muryango wawe ngomba kubana nawe nariyemeje nahagurutse gushaka niyemeje nari niyemeje ibibazo bizambaho waje mu gakiza warabatijwe wagiye mu mazi menshi wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza hari ibyo waretse rero uyu munsi wisubira inyuma fata ibyemezo byo gukwana na Kristo kuko nta muntu ubana nawe ukorwa n'isoni fata ibyemezo nawe uyu Rusi yafashe ibyemezo ngo akurikira nyirabukwe bageze i Betelehemu
barahageze baricara baratura binjira mu matongo birumvikana. Ariko ikitangaje ngo Rusi bwabyeye afata umufuka ajya gushakira nyirabukwe icyo ari burye, kuko niwe wari ugifite imbaraga zo kwiruka, zo gushakisha, zo guca inshuro. Ngo ajya gushakira nyirabukwe amakiriro mu gihugu atazi, mu bantu batari ababo, mu bwoko butari ubwe. Aragenda ngo ariko Imana yikomejeho, Imana ikunda umuntu wafashe ibyemezo byiza, Imana ikunda umuntu wahisemo neza, ngo hera ko ngo imuyobora mu murima wa Bowazi, imuyobora mu murima wa Bowazi, imuha icyerekezo, imubwira icyo gukora. Bivuga ngo iyo twiyemeje gukizwa, iyo twanze gusubira inyuma, iyo twanze gucika intege, iyo twanze gukora ibibi, iyo twanze ingeso mbi, iyo tugize ibintu turekura tukavuga ngo twahisemo Kristo uko byasa kose nta wundi twakurikira, tugafata ibyo byemezo, Imana itubwira icyo gukora, Imana itugira inama, itwereka inzira, ibindi irabyikorera. Ibyo kutuyobora biba ari ibyayo, ibyo gukora niyo ibitubwira, inama niyo izitugira, ubuzima niyo ibuduha, icyerekezo niyo ikiduha. Twebwe ibishaka ko dufata ibyemezo tugafata umwanzuro, Imana itugirire neza. Rero ahangaha Rusi ngo yaragiye ahumba mu kwa Bowazi. Niyo mpamvu umurongo wa 6 wavuze ngo umusaruzi aramusubiza ati ni wa Mumowabukazi wagarukanye na Nawomi. Kuko Rusi yari asanze umuntu w'umukobwa ngo ari mu murima we agenda atoragura ibyo abasaruzi be bariho basarura, kwa tundi tugenda dusigara nitwagenda gatoragura. Hanyuma ngo araza ati uriya mukobwa n'uwandi. Baramusobanura bati ni wa Mumowabukazi wagarukanye nande na Nawomi. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hanyuma ngo birangije Nawomi ngo Bowazi aramubwira ati jya ugendana n'abandi, guhera uyu munsi ujye unywera no ku mazi, ujye unywa no ku mazi banyoye, ujye uhumbana nabo, ntukajye ugira icyo usiga. Nuko ngo amuha uburenganzira. Bibiliya yatubwiye ngo Rusi yikubita hasi, ngo aravuga ngo kubera iki ungiriye neza, kandi kubera iki umfashije, kubera iki ungiriye neza. Ngo hanyuma ngo Bowazi aramubwira ngo numvise bansobanuriye ibyo wakoreye nyoko bukwe, bansobanuriye imirimo yawe. Njya nkunda kubwira abakristo, buriya we bagusobanura gute, buriya we bakuvuga bate, buriya we hano hanze bakuvuga bate, amuturanyi wawe akuvuga ate, uwo mukorana kuvuga ate, uwo musengana kuvuga ate. Kuko niba abaturanyi bakuvuga nabi ntugire ngo ijuru zakuvuga neza. Oya, hari abantu bibeshya ngo agakiza kaba mu mutima, gakiza kazwi n'Imana. Nibyo, ariko uko abantu bakuvuga ni kuri. Niba abantu bakwita umujura uri we, niba bakwita igisambo uri cyo, niba bakwita umuntu usebanya uri we, niba bakwita umunyanzangano uri we. Ahubwo wisuzume uyu munsi ushaka uko abantu bakuvuga. Bowazi aravuga ngo Rusi aravuga ngo ni iki gitumye ungirira neza? Urambwiye ngo njye nko ku mazi yabo bavomye, njye ngendana nabo sinkongera kujya ahandi hantu. Kubera icyo ungiriye neza, ngo yaguye hasi, ngo agwarambaraye. Ariko Bowazi amubwira ijambo rikomeye, bansobanuriye ubyo wakoze, bansobanuriye ineza yawe, bansobanuriye ibyo wakoreze, ugakorera nyoko bukwe, ukemera kumukurikira, ukajya mu gihugu kitari icyawe, wasize so na nyoko, wemera gukurikira nyoko bukwe. Barabinsobanuriye. Imana y'amahoro, amagambo meza yamubwiye ku murongo waho wa 11. Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye ineza ibyo wakoreye nyoko bukwe. Urumva, bansobanuriye ibyo wakoreye nyoko bukwe. Aravuga ati kuva numvise ayo magambo ibyo wakoreye nyoko bukwe, numvise umutima wanjye unezerewe. None ujye unywa ku mazi y'abahungu banjye bavomye, ujye unywa ku mazi abahungu banjye bavomye, ujye usarura mu murima wanjye abari ujye uhumba, kandi ujye ugendana nabo, ngo amugirira neza. We bagusobanura gute? Bagusobanura gute? Uyu munsi mureke natwe twiyemeze gukurikira Imana, wikomeze ku Mana. Rusi ngo yikomeje kuri nyirabukwe kugeza igihe Bowazi yavuze ngo bansobanuriye ibyo wakoreye nyoko bukwe, wemera kumukurikira, usiga so na nyoko, kuva mu gihugu cyanyu ujya mu gihugu utazi, ujya mu bantu mudahuje, mutari bamwe. Bansobanuriye, mwaretse natwe abantu bakatuvuga neza, Imana igahamya ko ibyo bavuga ari ukuri.
rero bamwe bavuga ngo kuvuga ngo agakiza ngo kari mu mutima ariko biradusaba kwera imbuto. Yesu ngo yaciye ku giti cy'umutini ngo asanga nta mbuto ngo kandi ngo asanga nta mbuto gifite ngo kandi ntabwo cyari igihe cyo kwera imbuto, ariko Yesu yagishakagaho imbuto nubwo kitari igihe cyo kwera. Biradusaba kugira gute? Gukizwa mu gihe cyose tukikomeza ku Mana. Rusi yikomeje kuri nyirabukwe amugiriraho umugisha. Niwe ikomeza ku Mana uzabura umugisha ku Mana, uzabura ukuboko kw'Imana kwiza. Ngo Bowazi aramuhanurira amubwira ngo Imana izakugirire neza, izakwitura ibyo wakoze. Urabizi wa Imana n'ibiti bishobora gukoma bikuhanura, n'inyoni ishobora kuzika guhanurira. Ntiwakwiruka ku muntu ngo mpanurira, n'Imana nawe yakuvugisha. Iyo wubaha Imana, mwuka w'Imana kuzaho agakoresha ikintu cyo cyose ku buryo ubasha kumva icyo Imana igushakaho. Murekere tuyikomezeho ngo yokomeza ku Mana ku buryo Bowazi amubwira ngo Imana izabane nawe. Dusome dusubire mu murongo wa kangahe? Dusubire mu murongo wa 10 twumve. Murongo wa 10. Rusi kubita hasi yubamye. Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati niki gitumye nkugiriraho umugisha? Niki gitumye nkugiriraho umugisha? Ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga. Kunyitayeho kandi ndi umunyamahanga. Murongo wa 11. Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe. Byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye. Kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu. Wavukiyemo. Ukaza mu bwoko utazi. Uwiteka akwiture ibyo wakoze. Ugororerwe ingororano itagabanije. N'Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Wahungiye munsi y'amababa yayo. Murongo wa 13. Aramubwira ati nkugiriyeho umugisha databuja. Kuko umaze umubabaro ubwira umuja wawe neza. Nubwo ndawanye n'umwe mu baja bawe. Rusi yaje kumarwa umubabaro na Bowazi. Bowazi yari umuntu ukomeye, ariko Rusi amuruhukiraho. Umugabo wize ni umugabo ukomeye. Kristo ni umugabo ukomeye. Komeza agakiza, kikomezeho, reka kakubera ingabo igukingira. Aravuga ngo umuja wawe umaze umubabaro, nubwo ntahwanye n'umwe mu baje ufite, ariko ngiriye neza. Unyifurije amahoro, unyifurije ituze, unyifurije kurama, unyifurije kubaho. Rero naje kuvuga ngo nawe ikomeze ku Mana. Rusi yakurikiye nyirabukwe atazi ntabwo agakiza ari imibare ngo reka nkizwe bigende bitya. Oya, agakiza si imibare. Nta mibare washyira mu gakiza ngo uzanezeze Imana. Kizwa wubaha Imana kuko ari Imana. Kizwa wubaha Imana kuko ishobora byose. Kizwa uwitwa Shadraka na Meshaki na Abedenego baravuze ngo nubwo itari budukize. Igihe umwami yababwiraga ngo ninde wabagira inama yo kwinangira, ninde wabwira inama yo kungomera, kuki mudakora ibyo abandi bari gukora? Basanze ibyo abandi bakora binyuranye n'iby'Imana ishaka. Baravuga ngo Imana yacu ninde uri bakiza uyu muriro. Baravuga ngo Imana dusenga ishobora kudukiza uyu muriro, ariko nitanabikora nta cyatuma twubararira ibigirwamana. Biragusaba kwikomeza ku Mana. Waba uri mu bihe byiza, uri mu bihe bibi, ikomeze ku Mana. Imana ikugirire neza. Ariko naje kubwira ngo ikomeze ku Mana. Rusi yikomeje kuri nyirabukwe, agira umugisha kuri Bowazi. Agira umugisha, abona amahirwe, abona igisubizo. Uyu munsi tumuvuga nk'umugore w'intwari, tumuvuga nk'umugore wari wafashe ibyemezo. Uyu munsi ufite ibyemezo byo kwikomeza ku Mana, cyangwa ibihe biraguhindagura. Byo bimeze neza ubu mukristo byahinduka ukabivamo. Oya, ikomeze ku Mana. Ngiye kugusengera. Urakoze Data wa twese, iri ni ijambo ryawe
reka umuntu wawe akwikomezeho, uyu mukobwa akwikomezeho. Birashoboka ko imyaka ibaye myinshi ariko uri Imana itabura igisubizo. Uyu mubyeyi nakwikomezeho, birashoboka ko amaze kumusoza igihe, akeneye urubyaro, arwaye indwara yanze gukira, afite ibibazo bitandukanye, ariko reka kwikomezeho. Tumusabiye imbaraga uyu mugabo, uyu mugore, uyu musore, iyi nkumi, reka bakwikomezeho, babone ukuboko kwawe, bagirirwe neza nawe. Uyu munsi ugira umuntu numwe, ugira umuntu Mana uhindurira kukizwa, uhindurira kubana nawe. Rusi yakwikomejeho, yikomeje kuri Nawomi maze agira umugisha. Uyu munsi abantu bakwikomejeho nibabona ukuboko kwawe. Urakoze Yesu, cyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagire neza. Yari Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro bishimire. Reka mbahe telefone 0785 98 94 0785 98 94 na 0722 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibishimire. Philadelphia, Imana iratsinda. Philadelphia, Imana iratsinda.